Uru ni urutonde rw'abantu 10 bubatse imibiri bashaje kandi bigaragara nk'aho ibyo bitari gushoboka. Aba ngaba bagiye barerekana ko kubaka umubiri bidasaba kuba umuntu ari umusore cyangwa se umwana. Aba ngaba bagiye batuma isi batangarira cyane ko hari n'abantu baba bakiri batoya gukora siporo byarabananiye. Ku mwanya wa mbere tuhasanga umugore w'umunyamerika bita Edith William Connor. Uyu nguyu yatangiye guterura ibyuma afite imyaka 65 nibwo yaje gutangira gukora siporo, atangira gukomeza umubiri we. Ibyo ngibyo byaje kurangira anitabiriye amarushanwa y'abantu bubatse imibiri mu mujyi wa Las Vegas. Uyu nguyu byaje kurangira aya marushanwa ayatsinze, cyane ko no ari n'ubwa mbere yari yitabiriye ku myaka ya 65. Biza kurangira mu mwaka wa 2011 ayatsinze, hanyuma biza gutuma ahabwa n'igihembo nk'umuntu wakoze ibintu bidasanzwe muri na World Guinness Record. Ku mwanya wa kabiri tuhasanga Paul Stone. Uyu nguyu yatangiye kubaka umubiri ubwo yari afite imyaka 66. Uyu nguyu yaje gutungura abantu benshi cyane ko yubatse umubiri guhera ku myaka 66 kugeza ubwo yari afite imyaka 80 yose, bikaza kurangira ubwo yapfaga mu mwaka wa 2015. Sibyo gusa kandi ikintu cyatangaje abantu nuko uyu musaza atigeze akoresha umuti n'umwe mu bimwongerera imbaraga cyangwa se yitera inshinge zari gutuma umubiri ugaragara nk'aho uri fit cyane. Uyu nguyu aracyibukwa kugeza n'ubu. Ku mwanya wa gatatu tuhasanga Jim Shaffer. Uyu nguyu yaretse kunywa itabi ubwo yari afite imyaka 54, hanyuma agejeje imyaka 68 yaje gutangira kubaka umubiri. Ibi ngibi yabitangiye nka kariyeri, ni ukuvuga abigira umunyamwuga, cyane ko abantu benshi kuri iyi myaka baba batangiye kuri tayaringa. Uyu nguyu yaje kwitabira amarushanwa 6 yose, gusa muri yo 5 yarayatsinze kandi 6 yaje guhabwa n'igihembo. Babaye icyitegererezo cyane ko itabi kurireka bishoboka. Ku mwanya wa kane tuhasanga Ernestine Shepard. Uyu nguyu yaje gutangaza abantu benshi cyane ko nawe yaje gutangira kariyeri ye ku myaka 56. Uyu nguyu bitewe n'ukuntu yakoraga siporo cyane byaje kurangira aje kuba champion ku myaka 74. Ni ukuvuga ko atigeze na rimwe acika intege kugeza kuri iyi myaka yose. Sibyo gusa kandi yaje kwakwa ikamba ku myaka 82 aza kuryisubizo. Sibyo gusa kandi uyu nguyu yaje gutangaza abantu benshi cyane ko n'ubu ngubu bagikora siporo. Mwanya wa gatanu tuhasanga Monihari Aichi. Uyu nguyu yaje gutangaza abantu benshi cyane ko yinjiye muri kariyeri, ni ukuvuga yatangiye guterura cyangwa se kubaka umubiri afite imyaka 90 yose. Sibyo gusa kandi uyu nguyu yakomeje gukora siporo cyane ko abantu benshi bamucaga amazi bitewe n'ukuntu yareshyaga. Sibyo gusa kandi uyu nguyu yarateruye, ni ukuvuga ko yakomeje kubaka umubiri kugeza ubwo abantu bakomezaga kumwita ko ashobora kuba ari Hercule. Sibyo gusa kandi uyu nguyu yakomeje guterura kugeza agejeje imyaka 104, ariyo yaje gusaziraho, ni ukuvuga ko yaje gupfa afite imyaka 104 agiterura ibyuma. Imyaka ni imibare koko. Ku mwanya wa gatandatu tuhasanga Alpha Peacock. Uyu nguyu aratangaje cyane ko ari umwe mu bamaze muri uyu mwuga igihe kinini, cyane ko yatangiye mu 1965 na n'ubu ngubu akaba agiterura. Sibyo gusa kandi uyu nguyu yavuzweho ko yakoranye imyitozo myinshi na Arnold Schwarzenegger benshi tuzi nka Commando. Sibyo gusa kandi uyu mugabo yaje gutsindira ibikombe birenze 50 byose muri iyi kariyeri yo kubaka umubiri. Biratangaje rwose. Wa karindwi tuhasanga Jim Arrington. Uyu nguyu yatangaje abantu benshi cyane ko ku myaka 86 yaje kwandika mu gitabo cyandikwamo ndetse agahabwa n'ibihembo bitewe n'uko yari umuntu wa mbere ushaje wari ukoze ibintu bitangaje byo kuba ari umwe mu bubatsi imibiri bari bashaje muri icyo gihe ku isi. Sibyo gusa kandi uyu nguyu yatangiye kariyeri ku myaka ye mike cyane, no kuvuga imyaka 13. Ibyaje gutuma amara ibinyacumi by'imyaka myinshi muri iyi kariyeri kandi na n'ubu aracyayirimo. Ku mwanya wa 8 tuhasanga Raymond Mon. Uyu nguyu aratangaje cyane ko yinjiye muri iyi kariyeri afite imyaka 88 ubwo yari amaje gukira kanseri. Hanyuma sibyo gusa kandi uyu nguyu yari arwaye na stroke, gusa yamaje kuzikira ahita yiyegurira uyu mwuga. Sibyo gusa kandi uyu nguyu yari yarabaswe n'itabi n'inzoga ku kigero cyo hejuru cyane, yaje kwiyegurira uyu mwuga biza no kurangira mu mwaka wa 2006 yanditswe mu gitabo cy'abanyadukoryo, no kuvuga cy'abantu bakoze ibintu bidasanzwe mu mwaka wa 2006 ndetse ahabwa n'igihembo. Biratangaje rwose.
Ku mwanya wa 9 tuhasanga Tsutomu Tosaka. Uyu ni umusaza w'umuyapani yaje gutangaza abantu cyane cyane ko yaje kuba champion mu bubatsi imibiri ku myaka 72 yose. Uyu nguyu kandi yamaze ibinyacumi byinshi muri iyi kariyeri, cyane ko buri gihe yabaga ari we champion mu Buyapani. Gusa yaje gutangaza abantu ubwo yatsindaga kuri iyi myaka ye 72. Si ibyo gusa kandi uyu musaza yari yarubatse izina kubera akamaro kenshi yagize muri iyi kariyeri mu Buyapani, byaje kurangira abantu bamutangariye cyane. Ku mwanya wa 10 tuhasanga Charles Igusta. Uyu musaza yaje gutangaza abantu cyane cyane ko hari igihe yari yariswa akazina k'umupansiyone wihuta kurusha abandi. Ni ukuvuga ko uyu musaza yirukankaga cyane agakora siporo ku myaka 97 yose. Si ibyo gusa kandi uyu musaza yaje gutangaza abantu cyane kubera ko ku myaka 97 ni ukuvuga ko yarari mu bantu bari fiti cyane kurusha abasore bamwe na bamwe. Si ibyo gusa kandi uyu musaza yatangiye iyi kariyeri yo kubaka umubiri mu mwaka we wa 87, biza gutuma atangaza abantu benshi cyane ko yaje gutsindira ibihembo byinshi, cyane ko ubwo yuzuzaga imyaka 97 aribwo yatunguye abantu cyane. Uyu musaza yakomeje gukora siporo kugeza igihe yaje gupfa, bitewe n'uko yapfuye yishwe n'umutima, ni ukuvuga guhagarara ku mutima. Mwibutsa ko iyi ni Kigali Tales. Ese ninde wagutangaje muri aba bose? Ibuka gukora subscribe kugira ngo uzabone inkuru z'ubutaha.